oya nuko nyine akazi kari kahitanje ariko kame Sister. Vamos fazer gato. Oh, baby, vê se botou das mãos. Nyambo. Não. Ratizo. Nani isso? Ibete wirukanka. Twavugaye mu bushize. Twavuganye ngo iki ubushize. Imyenda miremire yose nayifuza. Kuki utafuze imigufi yaho nyimire mu gisigaza. Nuko nyine ntakunda kuyambara, nkunda kwambara imiremire nkaba nayifuza. Ukunda igihe nshuro zose nakunyize nkora mu mwenda muremure. Kuri narayiguze. Ari umwana muremure ugira? Narayiguze. Okay, nibyo ugira imyenda migufi ngahe n'imiremire ingahe? Migufi nyine nka 80 n'imiremire nka 12. Hey. Makurusi. Kunjana. Uyenda bugira ikibazo sister. Nuko kubaza hari yega akunda guca rona hano hari. Bitese. Harya turi kuhangaye. Kuhangaye? Turi ku cyumweru. Ku cyumweru wewe ugiye gusenga? Sibyo? Wapi? Ugiye gusura mu boyfriend wanjye. Ugiye gusura shiri wawe? 12 imigufi 80 miremire? 12. Ibaze ko ari we mukobwa kwa dufite w'ikitegereza muri karitsiye. Nawe uranzura duhombeye. Oya nuko ntabwo nama. Ninde wakwanduje? Ninde wakwanduje kwambara ubusa konzi ko ari umwana mwiza? Ni Miki. Nyine yaraje arambwanga imyenda miremire ntabwo igezwe ngo manambaye nk'abahungu ngo bazajya ngo ndi umukinga nyingo nyengerageza kwambara nk'abakobwa. Nambaye n'utuntu tugu. Ubanze kuvugwa heze? Munda ya mama. Munda? Yenyine. None wowe uri kumva yewe bivuga atari ibyo wari kubiki? Nyine ariko nanze ko bajyaho nyine ndi. Bari kubiki? Nacyo. Fata kugikuta. Shama nawe wamba. Fata kugikuta. Basi ndemera bazanyite gutyo ariko nambara ibiri. Bazakwite? Fata kugikuta. Nyambo sivuge n'amagambo menshi. Fata kugikuta. Naso. Uzusengera umwisilamu se? Muri restoration. Muri restoration. Asikuri kumbaza nkaho uri mu iperereza. Oya nta pereza ndimo nuko ndashaka kumva nyine usonya muri restoration turi ku cyumweru kandi ntabwo wagiye gusenga ujye kujya kwa shiri wawe ibyo mba ndi kwibaza. Ibyo ni ikibazo. Ujye kwa shiri wawe. Yego hanyuma se gushaka iki nyuma yo kumaza ibibazo. Kandi uri muri restoration. Yego. Okay. Ngeno mwereka. Unyereka iki ariko? We nta kantu gato nshaka kwereka gusa nta kibazo. Biteze gufata inkoni warugiye kunyereka. Ni ikibazo se. Cyo kibazo se. Nini birababaje. Biki se bibabaje? Ntago burabya byoroshye. Hari ukuntu usanga abana b'iki gihe basigaye barananiranye ukumva bagasimbuza Imana amaturo. Aha. Okay. Nundi munsi. Nukuri ntabwo nzongera. Hanyuma urana ukuntu umeze? Hanyuma yiri guca ku basore cyangwa abagabo bandi bakakwifuza umva ibibazo ubateje. Njyewe urabona ntakwifuza. N'abandi batanyifuje. Batanyifuje simbahe nabiki. Nyambo ntabwo nshaka kuvuga n'amagambo menshi. Fata ku gikuta. Kurya gatinyi ngo nako katarabitekerezaho. Utinywa no kwigana gute? Kuko ntabwo nzongera pe mbaba. Ntabwo uzongera ndabizi ntabwo uzongera. Oya. Toza hamwe. Umunsi w'Imana wo kujya gusenga usimbuje amaturo. Sibyo birakureba ku buryo nkubitagura. Ku cyumweru ukajya gusura abahungu. Ngira kuntu. Oya najya kukuvuna ari sheri wawe n'Imana. Ninduha agaciro. Wowe sibyo birakureba ku buryo nkubita bingana gute. Mwamutega toza umva. Urafata umunsi w'Imana wo kujya gusenga. Uraheza ngo ugiye kujya gusura sheri. Nuko musigaye nk'umusuzugura Imana ukamwibonesha. Cyo utagiye gusenga? Sendi kuba. Uzagiye ku kindi cyumweru. Uzagiye ku kindi cyumweru. Umunsi w'Imana usimbuje sheri wawe. Ubuzongera? Ararwaye sheri wawe. Ku kinyi natagiye kumuvuza. Ararwaye. Inde kurwara. Ku kinyi natagiye kumuvuza cyangwa mushiki wiwe na mushiki wagira.
Amajinga. Shimama dede. Haguruka mukobwa mwiza. Haguruka. Shimama. Biteze. Urajya gusenga? Muzongera kujya gusimbuza. Fata kugikuta. Yanyuma no bigena. Fata kugikuta. Rahira. Nano kuri kwimana nagatwika birayimana fata kanya mbure ababyeyi banje baza ntago nzongera kwambara mini nukuri. Ntago uzongera wazambera gike se ubundi. Mini kugira mbo umukobwa. Umukobwa. Kuba umukobwa mbese ndakwisha none. Kuba umukobwa nukwambara ubusa. Basi kujya nako nyine nuko yikunda gusa ko ngiye. Uyikunda nyine bigufasha iki? Na kimwe nge ntabwo nashaka kurarura abahungu. Wabyambaraga nyine ngo bigende bite? Nyine wereke ndese, wereke satani ko uberwa, wereke ndi nyine. Fata kugikuta ujya kanyuma. Shawamba bariye. Fata kugikuta ujya kanyuma. Yego, fata kugikuta ujya kanyuma. Fata kugikuta. Fata kugikuta. Mana wenda pfuye. Yesu uramuzi. Yego. Wambara ubusa. Ya. Kanyuma. Fata kugikuta. Yesu we. Imana izabara ubusa wagashano. Nikandera umwaka. Imana izabara. Mana yanjye. Nuko Imana narushye pe. Niko mwadushana muri kujya he? Kujya he? Mwana turi kujya he? Ese mudogo kabiri kangahe amanya gahunda z'abakobwa ba muri quartier bose. Nawe ufite ikintu kingana gutyo. Ndagukubita wowe naguranye Haydi be kaspora Akino ndayo Chabazanje bahaje abakubitira abaninda nine nahashiriye Waninyari Suzubukanyisha Suzubukanyo bazifite niko imyaka ingahe ufite imyaka ingahe ndagusubirishamo 20 Urabona kuntu ungana Imana yakuremye neza nyine kaguha imiterere myiza sibyo dushimira Imana urangije ubona ko ibyo bidahagije wumva ko ugomba no kongeraho kubwambika ubusa ubwo iyo miterere myiza Imana yaguhaye wumva wayambika ubusa kugira ngo ukurure abagabo bandi cyangwa se ubagushe sibyo umwana w'imyaka 20 utinyuka gushira amatako yawe hanze gute wambaye kwikwiza wabiki nubwo winyari ntago rimboza kuguhana fata kugikuta nakubwiye ku neza wanga kumva fata kugikuta fata kugikuta mudugudu we fata kugikuta ndetse uratangira baragitwaye iki arugari igiterano wambaye akantu kangana gutyo nawe ubwawe biri kugutera isoro kakamanura bikanye bine isoro sazihe bigendere Debora bijyagoranye mugiye tugiye aho dushaka mwambaye aho mushaka mwambaye mutenye twambaye busa twambaye kuno ureba
akazi yanjye uri kubona na site yanjye uri kubona urambaza iki misere ko nawe twambaye mufite amatako meza muri Kigali ku buryo nyine mugena mwayanitse donc aba yahisha ni injiji mwaye muri ko mwayerekana nyine umusore n'umwisi n'umugenzi uciyeho mukamwereka umuntu afite ubuzima bwe ayobora ubuzima bw'ubushaka uyobora ubuzima bw'ubushaka yego ku buryo nyine muduhindukana nyine mukigira indaya muri quartier nuko muyobora ubuzima bwanyu bwo mushaka bigeze kukubwira ngo ndi kurana ndashaka amafaranga ko numva yabikajije cyane Nunda nimeze kigali twigende musore mujye kwambara Yesu yewe we nese ko twambaye ubusa cyo nicyo kibazo turi biraza kuba bibi kandi nabigeze byoroshye sibyo narushye nahereye mu gitondo narushye musore mujye kwambara sibyo wenda sinzi iyo mugiye ariko byaba byiza musore mujye kwambara mukikwiza mukambara bigeze ku maguru mugahishisha ababyeyi banyu sibyo kugira ngo twambaye ipantaro nk'iyawe uzajya twambara ipantaro niyo shaka singuye kwambara ipantaro kandi ipantaro z'abakobwa nazo zibaho nayo yambaye nacyo byabe bigutwaye uyu munsi twahisemo kwambara amakanzu okay ndabona mwaze kumvikana rero sibyo ngangwe no mubwira ndana mwaze kumvikana ngaho fata ku gikuta ngiye fata ku gikuta uko abaye iki agiye kubaka agiye kubaka inzu kubiga ndaye mufunze umutwe mufuganye umutwe mu mutugudu wanjye nani soni mumumva mufite nani soni urumva mutekereza ku buryo nyambabwira ngo musore mwonje kwambara mukafungana umutwe abana benshi ubundi sha mwakuze wanagona kuri ubunyano akagoryo benshi muri ubunyano so umva nyine wabo basuzanye nanjye none se kwambara kwanjye biguciriye shati okay kamwe ishati bincira fata ku gikuta bino fata ku gikuta gira vuba so wafunze umutwe zo myaka ngurusha ujye mumenya mu byo mugomba gusubiza abantu bakuru fata ku gikuta fata ku gikuta uzongera kwambara gusa urabona kuntu uteye uri kubibona so bizi none iyo ugeretse imitere yawe nayo iteye ikibazo iyo ugeretse yo kuyambika ubusa uba wumva bimaking sense imyaka ingahe 20 imyaka 20 kwambara nk'indaya sha nta sono ufite ntago umwari ubereye u Rwanda akwiye kwambara ubusa sibyo umukora muri kagame imico y'abazungu abazungu n'abazungu bakiri ibyabo natwe mukurikiza ibyacu sibyo uba wumva nyogokuru wawe agarutse cyangwa nyogokuruza wagarutse urumva yabatebeshema nawe yego kari kwinjira ngaho fata kujya akanyuma sibyo akanyuma kana kanenga gukubita birasaba ko nari bumve naga sound sinumve ucece nuvuge urambona gafata kugikota nakubujije gutaka fata kugikota ni yanyuma urakomeza ugenda uyigira yanyuma sibyo nuvuge ntunakopfore nuvuge cyangwa umva n'akantu nagatuka ndasubira ahazera imwe Sumuka.
irande no kuri moto uravuze n'icyo kibazo ibintu garuka ongera ufate urongera uvuge ongera fata ndashaka nuvuge ndaguze kwambara busa fata hano rero fata ndashaka bikube mu maraso ufite imyenda ingahe y'ubusa niyo nyine ufite n'utundi dukantu dutatu yego niko konyine oya n'amakabutura angahe n'amajipo angahe 200 hey niko se bavuga tutongeneza mungu wawe amajipo 100 magufi amare nangahe nani hey shida nani ufite ipantaro imeze iteyo ndende ifite deshiriano Wowe nakubise yakwica nukuri kw'Imana kadusigaje kamwe wa watatse fata ku gikuta ndashaka iyo myenda yose uje ntuyitwike sibyo ni kuri mera mirembe ngaho fata ku gikuta nutake sibyo nutaka dusubiramo ya murugo usuze mama sibyo ugira umunsi mwiza ngaho bye abana wakubita umunsi wose miki rero niwe wabigishije kwambara ubusa arambona nyambo ninde wakwanduje yitwa Miki nyambo sivuge n'amagambo menshi ngo wagizimu we nyambo ntabwo nshaka kuvuga n'amagambo menshi fata ku gikuta kirambabaje umunsi w'Imana sheri wawe oya ntago nzongera ngareka nkubita kagone kanyuma oya kanyuma mama ndatangiye gusenga fix de braza nava uzi bibiliya yego muri Matayo 5:6 karinga umurongo wa 6:9 handitse ngo iki kuva mu byaha niko kujijuka niyo kuva mu byaha niko kujijuka kuba Imana nibwo bwenge kuva mu byaha niko kujijuka ugiye kujijuka sasa nawe urumva wafa kujijuka gutya nagushizemo akantu kakita kidogo ibyo kwanze mu karaje nabyo guhaza hano ngwino hajya kara kanyuma yego ugenda utijya gusenga singujijuje singukijije nunyurokoka sibyo bari bagiye kodoneka inda none ndakurokoye wa magengo amucinga taksa ndateka indi nyine kuko se biri bunani wanze kumva kuneza cyane urasubira mu rugo ujya kwambara neza uze ngutware cyangwa idase wowe urantege kuko nambara ninde uragutwara n'umwaka wawe ndahagarara ndebe none uko naribona urimo n'utari uri buntware mungwango hagiri igishega bano kigutwara rero ngo ndagikwama agenda ateka iyindi moto kwamenye ko ari mwe mudutera umwaka uri mu mutumo mutatera imbere muzanye imyaka yanyu kunebeza nani so zo mu rugo ujya kwambara agasano zo gutwara ngiye ndategereza iyindi moto nani so wanze kumva kuneza mva ntaho mvuye none ubyumva mbese wingize shinzi ni wigize mbambare namaze ntago ndi butegire ntago ndi buvana nateze iyindi moto none rero kurari okay wanze kumva kuneza naho ngiye ariko okay sawa ntabyo ngangu tugende atakase kagende useka ariko se wira tabura gatakara motari nde wacu moto unize nyawo tabura gatakara uko ngiye no kwa wemenera uje kumenya wa muce to none no ngapha toka stand yeah ngiro tujye ako ngiye ngenda njyana nawe ndategereza iyindi moto
umuhanda waswe se nose ariko ngende ndi ujyane nawe cyangwa tugenda wagashyano ntaho ngiye utegereza undi moto donc wigize imbambare indese wigize imbambare ntago nakicara kuri moto yawe ubimenye donc nyuma yuko uvuye mu bujini ugarutse mu mwuka wera ugiye mu mwuka wera uzana n'ubushinzi wonge wayishinze nsanga tugenda wagashyano ntago nicaraho yewe ntago tugenda tugereje indi moto inshwe kino tugende mashi kuntu wabaye kana kiza wari umurahenera umuhanda uhenera abantu bose mwe mwambaye kuri amumva muzabona abagabo ese niyo umugabo uzagushaka warangije kutwereka amatako yiwe wumva turije twese turi abagabo bawe ukomba nkuzi nawe akuzi kuntu wambaye wabaye kana kiza kakarokore wikwije nta muntu kuzi niwe n'Imana yakuremye mwizi gusa nta gusa shenge mama shenge igikobwa ngwino tugende shiri wabaye kana keza kuri yo kuntera isoni reka nawe ngwino tugende shari kuntera isoni ngwino tugende bana urumaze urasana bikira Mariya unakujyana ndagwa lift ngaho ngwino tugende ndagukuraho veni ndagukuraho veni bakuru no waje wa mwana muzima sha ngwino tugende ubu none ibintu ni munanga sibyo Baramutse. Ndashaka kugeza hano hirya mu biryo gato. Mu biryo. Iyo kora iki? Iyo kora iki? Singiye gukora wese kirakureba. Sushinzwe kuntwara ngo amafaranga yawe. Shaka. Utunyaka ingahe? Gaho. We warambyaye se? Mota, tureka amagambo menshi. Urantwara ntuntwara. Mujyana he mu biryo ko ugiye gukora iki? Ufite imyaka ingahe? Ibi serious? Nanzwe ari brag. Wowe birakureba nyine kunjyana mu biryo birakureba wowe. Ushinzwe kuntwara ngo amafaranga yawe birakureba wowe. Ngiye gukora mu biryo. Sikwagira moto. Niyo kagira moto. Afite imodoka. Genda gutware. Ngaho genda. Abandi bamotari se nibahari. Siko. Ngiye gukora iki birakureba nyine icyo giye gukora mu biryo wowe. Hakunye. Ngiye mba naramutse neza nkabura n'abanyamwako mva ngubwire rero motari. Genda umunyamwako. Mwako se gusa. Niye mpamvu datwara umuntu ngo umugeze ahajya ni ngombwa mubaza ahajya cyangwa urajya kwambara agasana kwambara nambaye busasi ubwo urambaye ntambara abana nambaye abakoma ego nibyo kuko urambaye ko wambaye ko wavutse rero ujya mu rugo ushira akambaro utugende nambaye uko navutse nisisi ikanzu nambaye iwe ni ikanzu ni iki cyane imenure birakureba ariko ubundi wowe ushinzwe umutekano muri iki gihugu se ushinzwe kugura nta mutekano ushinzwe ariko ushinzwe ibiti n'amashyamba nimwe mutuma ibiti byacu bidakura ugenda usurira imihanda yacu ugenda uhereza ibiti byo mva ngubwire ndakuyamye twara moto ugenda subira mu rugo negeze hindura nyumva neza hasoni ufite ujya nta muntu uragutwara wallahi ndagaswinginge nta muntu uragutwara komeza utigiye hano ngo komeza hano nta muntu uragutwara subira mu rugo ujya kwambara je nambara ubu karambaye ndambaye pe binahagisha ahubwo utagira ngo nambaye ntatekerejeho hanyuma neza ariko abamotari b'imizi uziko arimo mutuma twambarane gute mubaza ubusa kuri moto ugiye hehe uvuye biba bikureba wowe ntushinzwe amafaranga na moto yawe ese uri umukongomani uri umugande uri umurundi uri umunyakenya uri uwo kwasagatwa muri mata utanyubahuka nka kwereka uri umunyarwanda kandi muri umunyarwanda yenga umunyarwanda ngomba kurebera inyungu zawe n'inyungu z'igihugu wabyaye hano wabyawe n'umunyarwanda hano umunyarwanda so umunyarwanda ari so umunyarwanda w'igihugu cy'u Rwanda ariko ntabwo yabyawe na nyoko cyangwa so ndakuyamye mata utamenyera dake bagenda bagutwika inanya ndiko bireba narerebeye ngo nuko ari umunyarwanda uzungukira ari bantwikinda dake ngiye bagenda bagutera inda ndaho ngarabye nanjye bakuyoboye sha uzahombera ari bantwikinda uzahombera we warambyaye bundi wowe uranzi ute muri no quartier bite byawe ubundi urashaka je nuko nambara mu buzima bwanjye uranyumva neza utonye no gusakuza imyenda ni yanjye ninjye wayiguriye ninjye bireba twara moto yawe ugenda ugiye he ariko bibazo birako
ngiye ndakubaza ugiye he ntabwo njye nakujyana noneho ahamana reba nimutashaka kumva ko ari mu biryogo nari ngiye doke bagiye ugatwika inda n'injye ukagiye mu yedisi inda ariko ndadamaze ese mumuharire ngo ngakunga kanje bagateye inda ariko kigemuye sha umuhungu wacika wambaye gutya ninde wasano mupfana iki mama mupfana iki ninde umuhungu wacika wasano wambaye gutya sano kujya kwambara agasange jya nambara ntabwo ndi bwambare ntabwo uri bwambare ntabwo ndi bwambare nagomba uri umumotari ukaba n'ushinzwe umutekano mva nkubwire wagashange ingi ndakwiyanga bara rimwe kabiri wageze mu rubaje ntabwo kwamba ndi buke donc urashaka bagutwika inda y'imaga 65 n'injye ukugemuye birakureba se ntabwo nambara kwambara wagashange ntabwo nambara mu rubaje kwambara agacato ndakomba za mbaye wasano kigeze na twabafatiye mbargo no munsi birakureba kwambara kwanjye wowe birakureba birandeba kuko uri umwana w'umunyarwanda nuko muduteza ibibazo ugasanga tugiye kwa miliyoni 35 hejuru ko mujyana mu twaya mubyaninga zitatagaye sureba wose ureba mota ndakwambara reka nze wereke nambaye niwe wambaye ndakwambara nza tugenda sko inzwiri zaje wa Shaka kunambara kaze nyitwarire ngigeza aho ngera umumotari mwajya mureba bareba n'undi munsi ntuzajya kumenyera iyi moto ndetse narayitwara burundu asoro ufite tubashaka ko nyitwara tubashaka nyitwara kaze bitagucaga hejuru turabona hari meze bite ko mbona unyinjiriye force manega iri kumwe ritabe mu muhanda ubutekereze iki iri kumwe ritabe mu muhanda ubutekereze wose urimbaza nkande we ku magazine hey bikuvuyemo kuri mwera mu nzu wawe bidahagije uje no kwangiza abana b'u Rwanda shano mu muhanda ceceka wa nkokora uko kameze nje ndi nkokora uri nkokora bro urambaza ikimane waje jewe hewe nje ndiyo saa sita njewe hakuwabona ukuntu umagaze hejuru ubutumye nk'irinda bro nje na kuri gasura bro na kubomba rida mayiji iziti no ameda shit uzi umuntu uri kuvugisha cyangwa to wa marido gabanye gati kandi sinongere kumva subutu wowe unasoweya mayiji ngo rero kuntu kiyitumbije kano kanigama chavana izolenga wange wamaniga uro kwanda birakureba subiramo uro kwanda rero reka mbanze nkubwiza ukuri kw'Imana bagiye baca umugari mu gifaransa toucher égal jouer right sinongere nanjye gusubiramo toucher égal jouer uro kwande ushinzwe iki uranshinzwe ku magazine none ukuntu wabigize ibintu bya danje wowe kuriza ngo nanga wamudage kandi bro nimaguruka hanga uri kumva G ndaramuka haguruka aha sabwo tubikoruka hano wabwanga ati uri kubona ukuntu wagize ibintu danje ngawongera uvuge bro ngengana nawe harubwo twiganya amashuri uguze ko ufashe umuntu w'umubyeyi nafashe umuntu w'umubyeyi nanjye ndi umuntu w'umugabo G inywera itabi ryawe nta kibazo uri guseka nande ku magazine mubwire rero umbwire iki wowe ufite ubugoryi bwinshi cyane ku magazine woraza umagarara hejuru ngo ndi kunywa ifege wajewe nsangira nasiko imitungo broski reka nkubwira mani bro njyewe pay attention ibintu byose uzajya ukina ujye umenya yuko ntabwo nsangira nawe ku meza wawe karitasi you know right kuranze neza ntabwo ngewe nakuramo ikintu nahisemo kwambara ugiye kwambara ibintu ngo by'amapantaro ibyo bintu basi bikora ukora ku nkunda ndagukunda nimba ngukundira ku myenda bireke nimba nkunda kugomba no kunyubashisha ntabwo
ese kukubahisha kwandi nari najya kwa papa wawe na mama wanjye nambaye ubusa ntabwo wunyambika amadira agera hano ku birenge ubizibuze n'imoto zo guca yose ntabyo wambwiye muri konti twaca kwa shangazi ngagenda icyo wihindura shangazi na musirimu wawe ndamuzi uriya ni umujiya nantamo n'akaruja revure mwisiga ku munwa maze rero nanayibuze yanshiranye shirereka rero mubwire jya ureka kumbagabira ku bintu bijyanye n'imyenda kuko n'ubundi wowe tujya gukunda ntabwo wasanze nambaye gutya ngo kiwakora ahubwo tugaruka kuri iki kintu tujya gukundana warambwiye ngo urumva ngo mfite ngo amaguru meza nubwo wambeshye ryari irari ryo kugira ngo nerete none uyu munsi ntabwo uri gushaka amaguru yanjye ajya hanze kandi wowe wansanze nambaye gutya ntabwo wigeze umbwira ko udakunda umukobwa wambara ubusa amagambo ngo nakwiyanyura cyane kambikubwiye buriya umuhungu yakoze umukobwa avuye ati mukundiye amaguru yawe nyine mba numva ko amaguru ari ayanjye iyo maze kugira uwanjye rero mashaka kuyahisha kuyenza nyereba ndi jyenyine ariko se wari wamfata naguciye inyuma aho cishwa hano ndabona wabigeze bebe oya subiraho niba utabishaka basi nta kibazo ko gijyane hari ihangane nshuti cyane sibyo ngaho usezeye ko utazongera kwambara ubusa nzajya nyuzamo gake wowe mbwira ngo ntabwo uzongera kwambara gutyo uyu munsi ni uwa nyuma sibyo nta kibazo ngaho tugende kanitahire ukatekere wa muginga we urabona turi mu nama y'umudugudu wowe izo mumenyereye se we bro ino nzira wongera kuyica urumva wagiswende ndacyabishimangira mungu wawe genda uruswende urarebye imyaka mfite nakubatse ndakureba kuri umunwa watabi umva wakomeza kurengera uvuga ibyo wishakiye ikuresha ikure nubwo uresha utyo nagwinda tukaresha wowe nta n'isoni ariko ibyana by'iki gihe byigize ibicisha niko bombo clat na day what hey urumva wamina kambanze mbika n'amasigareti yanjye noneho ndaje hano nkwereke bro mu bintu uzajya umenyera byose my name is Wegende to the pro to the west to the strong amenyere mugo udunyura ry'imbeba ngaryimirizo y'ihene ngaryimirizo kumangazino usumuntu wamenyereye man wowe wakimya amakipe utazi bro. My name is Eri Classico Eri Maestro AK47. You know. Kare kamwereke. Reka so wakere tasonyereka icyuho. Kamwereke utuntu ngiye kwikorera mfasha. Sibyo? Amabuye najye mfasha. Okay. Uza kumenyera ndawufeta. Uzu warungura cyangwa kugira ngo wandeze amavi. Niko peti yabo. Icuro. Classico na nani wewe? Okay. We nande bino. Bro, reka mubwise kuri birimo sibingi bimwa. Icara hasi. Binasi byarimo bingi bimwa. Byabitabi byawe bishize he? Aya matabi yawari he? Shabanza nakwibeshye wo mwana. Uraza kunywera amatabi mu mudugudu wanye nani so. Reka witonye urafata uramfata iki wa. Bino. Ndagukubita rumburesha ucyo. Ndagukubita mujinga ko se shayo byari birimo wamagabo. Nani son ho? Wamagabo so ushinzwe ibishingo ubundi urambaza iki mwana. Ushinzwe ibishingo muri karitsiye. None urambaza iki nyine. None sawa. Icara ndagukubita. Uresha ugahaguruka urambona. Nasoni. Yabatabi yari he? Zana amatabi yawe hano. Anjegera wowe mucinga sa. Ari vunagu. Ndagukubita umugereka. Kuvanyora gutya. Fanyora amajinga. Akosa mugabo kamataba henda ku kivuko. Tabahenda. Yagize ubuzima. Ujya cyangwa uskura muka. Vunagura. Tasha. Vunagura neza. Maramo. Ako wamugabo nduramshaka y'ikibuno. Vunagura. Warusukana umusazi wenyine. Mujye mumenya ko twasaze imbere yanyu peti yabo. Urukumva? Vunagura. Gira vuba. Vunagura. Soni. Ufite imyaka ingahe? Nanuguze imyaka ya. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 20. Ingahe? Ben. Mungu wangu. Hey. Ikosa mama ngo zitongeleza.
ufite imyaka 20 ukaba wicaye ku muhanda kunywa amata ufite imyaka 20 wambare waretse kwera ubundi urambaza ikibundi wande nta n'isoni we shiri inkoni hasi none tujye mu mitsino no bro njye mu mitsino mu mwatazi kwizina ry'Imana mu mwataba nkubise sora ko yesu twakirita so igihe cyose wahereba wamuje igihe cyose wahereba reka mubwira man okay intambara ya Kiramani mu mwataba intambara ya Kiramani mu mwataba intambara ikagana na cyangwa umuntu witanga yambia mina subutu bro wallahi none cyafita nkwemezo maji okay itonde kwa kikirita sinjinjinjinji wewe uhaguruka mite nk'ukubita box uri itabigezo nk'ayima we ibe uhaguruka mite nkwereka wowe mujinga ntabwo umuntu w'itabi yahangana nanjye bamureze kugira we kuntu nta n'ubuzima ufite shira hasi urebe kandi amashansi kugira wanjije dagu waruri bifu shira hasi ari nta mashansi nk'urumogi wa muri haguruka shimama dede rwose ntabwo wino gwewaye hagarara ubwo ubona urishyuye icyo ntabwo kubita bukagukeraho uzima nkurushije imbaraga kandi ureshya icyo nuko unywa itabi kandi nywa ndi muzima banjishiwe imyaka 20 ngo itabi wowe uzi imyaka nkurusha imyaka 19 cucu tugere kubona umwitabe rero mu mudugudu wawe hano ku muhanda iryo tabi rya wabyibureye yego nibyo ariko kuza kuribera ku muhanda abantu abana bakinira umupira bakinira za kare bagatanya kuyafata bayahekenya naga ari byo mu jinga kumva zongere uzambona gira umweri wawe apana ku muhanda sawa gira umunsi mwiza byari byiza kuganira nawe twajyana ikiganiro cyiza cyubaka ubwo tuzasubira sibyo sawa gira umunsi mwiza nawe awusubira sisi ndagiye rero baye buretse icara bigenze bite se nta soni ufite ziki se ibi ni biki wambaye ndambaye imyenda urambaye imyenda ndambaye ndagiye ahubwo abashiti banjye banegeje aha turi mu cyumba turi kuri koridoro ako se sister wagiye umusirimu utumukiye he njyaye n'abashiti banjye muri show ukagenda wambaye ku ngaho manje nese uragira ngo nambare nkawe mungu we ariko tupfushije duhagaritse nta soni ufite wa mwana w'umukobwa we ako se mana nzakwigisha ngeze ryari rero kamubwire sister nimba arahisemo kwambara nk'abakecuru imyaka 80 nyuma yangiye ko ndurubyiruko ureke niyambara uko mbishaka nese ubu najya n'abashiti banjye nambaye ibintu gutyo nitandiye n'amakanzu ubwo se nabangiye wambaye ibintu witandiye ntabwo ibyo nabikora pe bivuga ngo urabona nambaye nabi ntaberewe ku myaka yawe no akujya imyangiye ko nyiri umwana tuvugisha ukuri hano uri ni kwa mukuru wawe mfite umugabo ese utekereje urugo rwawe wumva rwo ruzaba rumeze rute ikindi umugabo wanjye muri uru rugo kari nge mugore we ari nge agomba kubonera ubwambure akabona buri hantu hose wowe ubumwereka aba yabugusabye ubwo busa bwawe ese uziyambika ubusa kugeza ryari uzumva ukuze kugeza ku myaka ingahe nta soni namweretse n'ubuye reba ukuntu wambaye nese ubu nambaye nabi amatako yose ari hanze utubere turi hanze ubujosi burashinze ahantu hose agatwe kararanganya ufashe umujitandi ukitandiye ugahesha Imana icyubahiro ukambara ukikwiza wari rwimbwira sinabikora pe ngiye ntabwo nagenda n'abashiti banjye nitandiye ubwo se bambona gute ubu najya mu biri nambaye apana ngewe rwose ujye umbabarira ureke niyambara uko mbishaka ntabwo uva hano rero aha ndakubwiye ngo utatoka hapa niba utagiye kwambara ngo wikwize ntabwo nakambara birenze hano tureke umuco w'idini cyangwa se icyo abantu badusaba bakuru wowe ubwo ntushobora kureba ngo wiyubahe Mungu wangu Aisha nawe nizera gusigaye ubunuzi kuki nasoni niko musore uri kujyana n'umukobwa wambaye gutyo bumva utekereza namubwiye ngo kunyumva Ako nawe ugiye kuna mu nama. sinakubwiye turi mu rugo ahubwo tuwambare neza se ariko nta n'ikintu bitwaye na gutya nuko nta kintu bitwaye
ubu nta kintu ushaka kuba kwambaye gutya kano gashyano Akoze undi wabite byawe none ibiki byanjye wambaye utugo nk'ubwo nambaye neza imyenda niguriye amafaranga yanjye sura mu ujye kwambara sorry subira mu rugo ujye kwambara nuko nguko kandi mvuze sivuga n'amagambo menshi mu rugo kwande kwa nyoko shanyo kujya kwambara vuba muri tukagenda ko tugenda mujya he nasore uri kugenda n'umukobwa wambaye ubusa nasore ukumva uri mutwaye iki ndakubaza iyo wamubwiye iki uri kuzi umushigikira yambaye ubusa gutya ngwino hano ubundi ngwino hano nago ngiye mu mudugudu wanjye muza gutereta abakobwa mubasha n'umukobwa dushije abakobwa nani so oya itoje mva nkubwire wa mugabo nawe nasone ufite ngwiki nasore wambaye ubusa yegura wakwisumbwa nagaje tugomba kudiringa ndashaka ndakujyaho nyuma ntabwo ndi kuba kuntu umusore so bagushuka simwe mu bashuka urongera kumufata turabonana pe ngo wese ari kugufata mu muraniga wowe ndakuburiga gusa ndanagukubita none kugira ngo ubyemere ase siniyubashye ngiye ubwo busa bwawe nicyo kibazo ubwo busa bwawe wambaye ese ubusuri kubona iki mana we ngira ikintu uri kubona hano amatako si ibisanzwe amaboko si ibisanzwe ndakumenyesha ko rero tutari abagore babiri muri uru rugo kandi nkuko utajya umbona nambaye ubusa sinshaka kongera kubona ubusa bwawe hano no de plus ngura nasohotse ugiye hanze ntago uvanga nta soni jya kwambara wikwize ntago genda wambare wikwize niba utanafite imyenda myiza genda muri garderobe iwanjye ufate umujitandiyo mwiza ufate ikanzu nziza cyangwa ufate ipantaro n'agashati je nambarira imyenda yawe usi ntabwo agenda kubura kaburimbo okay genda wambara agakositime nta kibazo yego man ese ngiye mu biro agapantaro agashati ngiye mu biro nyine kumaremera agakoti ndaguha uruhushya nese ngiye mu biro okay utambaye neza ntuva hano ariko se sister wajya umenya ko ndi mukuru ngiye ndi mukuru ntabwo ndi umwana nyiri ikibazo uri mukuru utabwirwa ngo wumve igihe nahereye nkwiyama kwambara ubusa uzageza ryari kwambara ubusa erega ikindi reka nkubwire bano basore bari hanze abantu bashuka n'abagabo ngo bakunda ngo abakobwa bambaye ubusa ngo bambaye utumini ngo bambaye nirari babo bashaka kwimara arakureba yego kujisho yishime abona ikibero cyawe abona iyo nzobe ariko se ubihishe ukazabyereka uwo muzashakana byawe gutwara iki ngiye rero ni gutya nkunda kwambara pe kandi ngiye uzajya umbabarira unyumve undeke nambara uko umutima wanjye ubishaka uzabyambarire wageze iwawe nese ngiye nawe nyambwira kuntu wambara ntabwo uri wowe nyine uri w'abandi ugomba gukurikiza amabwiriza y'ahangaha ngiye ntabwo byakunda rero ndagenda nambaye gutya ndagutumura ahangaha ubinzaneho jya kwambara ntabwo wasohoka umeze asuragira nambara iki ngiye nateguye kwambara kano gakanzu tugiye mu kirori urajya nyene nambaye ipantaro ikirori se n'iki ndaye ntago ari iki ndaye ni cy'abantu bambaye gusa umenya ko turi urubyiruko dukwiye kwambara imyenda igezweho ntago kuba urubyiruko nimba waravuye mu rubyiruko ukaba umaze gusaza nukazajya ubinzanaho ntago kuba urubyiruko bivuga kwambara gusa asubusa nubuhe ntago uvanga ubu ngiye urana navuze ngo jya kwambara wikwize nta nubwo tukiri kunegosi nahonye soni jya kuryama rero ndanagiye Miki Miki ndavuze ngo garuhanga Miki nurengaho ndagiye akabukobwa biki gihe baribonye koko urabona kugenda azunguza turatubuna n'utuguru tutashinga ari byo bimuhaye agaciro mana yanjye ayi ndagukubita hakusanga utumora iki ndagukubita kubyo bashirika yose once aragushiramo agacano ariko kubita nde hano nini urabona ari akantu k'amafuti karaho ngaho kubita nde dakura nawe ndabafatanya urakubita ngo nde washaka kudufatanya njyewe n'umugabo wanjye urakubita ku mwenda wanjye se niguriye ko nambaye busa muhanda wa sose wabaye mudugudu se washinzwe iki muri baby mureke kareke kamara kareke kamara ndagudi ha mugabo ndagukubita biseri ndagukubita pe tajani mudugudu baragutoye se kugira ngo ujye tubwira ngo twambare neza umuntu yambara umwenda wese ashaka yiguri iyo nkoni irangoraho ndagukubita ndakugeza n'iwanyu ni imbere y'Imana ntabwo ndi butuze ikibazo sinakemuke muri uwo mudugudu hatazagera undi numva ngo wakubise urumva sorry ubiki ngoseho iyo sorry ubwa mbere ngiye gukubita umuntu nkamukubita amasaha agera muri 7 naruhuka ngiye kugukubita ariko urakubita ikimuga ngukubita hamwe uzajya wireba urakubita ikimuga sureba rimwe kwambara ntago ndi bujye kwambara kabiri kwambara ntago nambara wanyana yimbo ndakuramye ntago ndi bwambare nabivuze unyana yimbo gusa se uri umusego ugenda wowe ntabwo ugenda unyana ndakubita kigabo ndagukubita pe biseri ndakubita ndakubita ndakura nawe ndabakubita ndakubita gusa wowe gikubita n'abana amahoro gikubita sha gikubite mbike n'amasigareti yanjye noneho ndaje nkwereke bro mu bintu uzajya umenyera byose
My name is Wegenge to the floor, to the west, to the strong. Bamenyereye mugo. Reka tuyatura. Twagiye. Cyangwa ntabwo ari wowe. Meri ndonde iki Meri iki kivano kijye hano inyuma ntabwo ni yego cyangwa hoya. Nta kindi kintu ukeneye mu ijwi ryawe. Ni wowe ntera umwana. Ntabwo ari ngiye rwose bagiye gushakira kwa Habimana. Ikanze mbere yayo. Ayikanze mbere. Ndebe yano murumurenge. Urutera kandi musikiro kw'amakuzana n'inkoni cyose. Mukuryamana kwanje nawe. Nakubwiye ngo reba hano. Mutuku. Wamuteye indana Nukuri kw'Imana reka tubaze. warayiteye nawe wateye Inda. egera inyuma mwana Ambara twagize soze na seno waje kwambara cyane jya kwasi itonde cyane jya kwasi wari mu biki wari mu baheuje wari dufasha cyane okay nawe ni wigere kugira inzobe sana Shakira dore ukuntu biseme kubitasha twagiye birikunze numva kigiye ngukora gira nubona urubundi aho sha uri kuba gutyo pere muguzi y'umutwe ngize uzika ku mutwe nako kabura ageze mu cyangwa murakabye na byazanye akavuyo birazurika muri rumburano mera nkubita oya manikira uri kubuletse nawe uzise tugakina kuko uyura ka twabanza twagiye kuko byarangiye dukubise ayo matako yababurengera icyo barani kumbaye wabana bakubita sha kore kabisa ubundi twari tumeze gute batabyo nibuka mufatire mu ntozi mufatire mu ntozi ari kubyerekana irariye ni continuity marujyaga none ndatamanyina kwagiye action barire ukuntu tsingiza Kara ngo bisigi kare kagoze wagiye kutagira kwagiye na moya nyaka kuri sabi mbona yagurutse ukatati n'amari mu kurwaye Sabino Boni biraro twafata tabiva hano ushyira mu mugome tabivanze bikonya amazi wagiye no kunoneka we yambabaye cyonye kubatira ndakuri kuri rutanga arakaziye gakora na action iri nakuri bafashe iwe yala leta bishira cyaza inkovu y'umukara oya leta shira ubwo we yakora bari baguma hatobanga byonyine kwagiye ubundi wowe ukubita kubera ikora uraza kudukubita kubita nzayigira uzi ko mbere ry'ubabaje
Ntabwo twese twamukubita. None wambaye umwicaye nyaka kwicara ngo babone ko ngiye nati. We kubita bite bya. Wakubise ariko. Dukomereze ongera umugabo yanyiciye hasi. Ongera umugarukeho. Ongera umugarukeho. Ndakubita. Se wakubita mu mutwe gusa. Oya ukubita. Ongera umugarukeho, ongera umugarukeho. Turuzo kwita. Izindani. Turindai. Urashaka kunyicarira. Gwina. Hano mugiye gutuzamo rero. Sari wagicucu. Imbaraga ndi gukoresha. Imbaraga ndi gukoresha. Yagiye gutara. Yala. Yakuru kitureka. Atwaza nizufurinkira abanyarwanda pe. Sari wagicucu. Taze ni boro pe. Kabona bazikunda. Dufata gutya dutabaza cyane. Ya murambo ndi kunakoresha imbaraga. Mani wowe ukuntu umeze noneho watwinjiye. Wadufashije koko. Izo boro zisaba n'imbaraga ndagana. Akunzira ko narushe. Nikijya ngoje kubukira. Ari dutabara ariko. No. Kugira imboga mwambaye nk'indaya. Mama niwe yadutumye mutwe. Wagicucura. Bino hano. Nizira gimana nanga ninje wambaye ni. Niwe yabitubwiye tubyakora. Singipana. Nini kwa? Ahubwo wenda kutarifunga nibwo nambaye. Ariko niwe watwambira. Tuze mwari ko kiri. Uriya niwe yangisi wacu. Uriya niwe yangisi wacu. Kwaji. Tabiri gute washatse gusisha kugiyo. Bari bagiye he? Gusa. Oya hadutugiye kugura isombe n'imboga. Bambe imboga n'indengarenga. Imboga n'iza dodo n'indengarenga. Shakira no kuri wapi maze nahabuta. Siko makane bizajya bigera ngatinya kuza mu kazi. Ndabona n'ubyabaye se. Sije simunkubise. Oya, nuko wabikoze ubishaka. Sinzi nkokora wa mukuru. Yari wani ngo ibone yanyu ni kubyiza pe. Kwaji. Ese ko kamera zikiri umwana mu bote ma business nabi. Nizere ko umuntu. Kandi ugomba nawe kumwisha. Ngwagikosha ronje ndakwica nawe nyene. Tuve uhana imbere siwe mutoyi. Ndawugiwe kagufi ari imbere. Se mpumure nagomba kubitaba. Abatoye imbere. Tuba bwanya. Mutoyi imbere nyene. Kaza banya muzimu nyine tubucike. Muceceka kugira dukomeze. Dukomeze. Bo murakoze kuma ijambo. Nadi nurusha mandi kurwumva. Kwaji. My dear God. Mucumba nkabanyuraho njyaga kubona umwe n'uwambaye ibirebire nkabona arabinzamuriye ngo nsa havuga ni wa mukobwa wama no ko ntacyo nshaka kureba dore uyu Ariko rambeje. Ariko irufana pe yo Twagiye. Nimba uri gusiba nguzi. Man, ndibukora ndibujya ngo nakuri waho. Niyongera kubona gusabye gukira. Sabo ndikora buri kanya. Ndibujya ngo nakuri. Twagiye. zongera Mufata ku gikuta. fata ku gikuta se mwampesere Mufate ku gikuta. Bitumye. Abura Mwigize abanyakavuyo tu akavuyo Kubita. Acara hariya
Mungu uyaga uyo nakubona ngunyere ngo gikubite kitadukubite uramubise gikubite yaki Nenge ukora wera kuri kubancho nukuri kuma garanzita tugize amahirwe arakudufatiye ingoti zagikubite gikubitira yoje gikubita ngo kuri gikubite ariko gikubite mureko ubwo wa mwana ni wari batoye tumubita sawa yumanye twagiye kaburi kinyonga imbere yawe wewe ye mugore ni umugore n'umukobwa niki nta gakobwa dore ndisugi ndabona ari umugore uyu twagiye nivuga ndabona umugore ndabona ari umugore ariko ndabona ari umugore ndisugi ubibonye ute egora ubibonye ubibonye twagiye mani bwije mani ubibonye ute ari umugore kubera mini iyi mini y'umukara igaragazamo uba muzima kigisenzi kindebyemo jya kugikuta jamani uri kwira mugiriro nunesha umutwe sibyo abikirego hanyuma mwebwe iyo mwifata mukiyambika gutya muri abari b'u Rwanda mamute kwaje kuta Bayani kira umuzazibiri namukubitazibiri kugira bihwaniremo yakari nagikuyemo uraboneka mutane kiramukubita nanjye zibiri n'iziri kurankubita ngwino no murabo amaze kunkubitanyisha watarazibukubita wangu kirazinganisha iyo nse kunkubita dadi ko mbona no wahindutse dadi wahindutse wigera kujya kandi ugacana nuko nari ngari kugakubita twagiye kanose kunkubita wari ushyigiye base gacira igipira twagiye humura mwanze humura bayo hano humura nutamukubita no kwankubisa nari sindabyemeye ubwo bundi ubwo wabura umugabo abantu nk'aba babiri kubahana byakunani turaba imbere sigira vuba vuga reba imbere kagufatira ikoti sha gira vuba vuba ariko twagowe natwe bayifungira nawe kagize neza twagize neza wowe ushinzwe inambara yawe kama ni Mungu inambara ikagana na ya muntu utano ya mina subutu bro wallahi none njya kwita nkwemeza maji okay itonde kwa kiki karitasi njinjinjinjinji jinga sa we uhaguruka mite nk'ukubita box uturuka itabiyezo nk'ayima we barakumbereye yakira bakiranye kirizo yando jambo bazera shida mutayifasha neza turebe umuntu wayifashe hagarara ubwo ubona uhishe icyo ndakana yako namwiyaburishijwe nuko ubona ureshe icyo urukumva ntabwo kubita bugagukeraho uzi impamvu ngushije imbaraga ni ukunywa itabi njye nkaba ndi muzima nzongera kubura mu itabi rero nagiye kumwiyaniza nagiye kumutwata
mkamva ndekera umugabo rero niba ari njye mbaye busange duhangana nasoni byari bishwambagoye gute n'ubundi unyuma ntabwo ndi kuba kuntu umusore soba gushuka simwe mu bashuka urongera kumufata turabonana pe ngo wese ari kugufata mu muraniga wowe ndakukuniga gusati ndanagukubita none kugira ngo ubyemere wowe ndakudiha kazi iyo niyo uza kuba punchline yanjye oya kamungo mana mara kacha mwe muraho simya oya afande umugore no kuko Imana kampaye umure kuresha ibyiza ariko ngo wigize kagara ngo nta modoka itambuka hano nta muntu ugitambuka ireka da wallahi ni umwana w'impobo witwa Sibomana wirirwa kubita abantu hano hepfo yigeze kagara yirwa azamuka afite inkona kubita abantu bose cece kamusifire subiza ibyo bakubajije yego fande urukumva noneho je nari nambutse mubona ari ya hepfo urukumva ari kuza bari kumuhana urukumva noneho mpita nzamuka ndi kusura ibintu yaraye marakora nibwo nzamutse mitsamura namwe noneho ndi kwigana ibintu yaraye marakora nta nubwo nahinze karimwe muri mu modoka no kuri Imana ukatwiganira ukatwitorezaho oya ntago nari mbitoreje wowe nose nahinze karimwebwe kuko nari nzamutse ngiye yararuguru kureba mama ararwaye bari bamenye ngo mama ararwaye mu bitaro ndeke bya mama wangaho Yesu we ibugiwe cyaje koga na dishe no wabunyibuka yego ndakwibuka nkutiha cyagiye none suje kwihorera fandi ese nakwihorera urumva nakwihorera nje kuguhana kugira ngo nundi wari wese ntuzabimukorera hasi wese viriya beraza yego basi Moka imbere hasi oya ubwo se iyo ugiye ko wayumvira je ntabwo wayumvira ubafati reba hasi ntabwo nzongera basi ntabwo nzongera nushaka uzongera reba hasi kigobye yego sawa uzabyongera aho reba mu mureka ryame nta muntu umufasha hasi yego twamusibire uri gusakuriza abaturage wowe yego banze wumva ukuntu ihumura oya no burya nuko biryana yego wigize kagarara wumvisha inkono kubita abantu wigize ikinani oya wikubitira abantu uko wiboneye kose wigize meya wo uzongera kwikubitira abantu bose batambutse uko wiboneye oya ntabwo nzongera nushaka uzongere nta kibazo rwose oya nukuri ko Imana uzabyongera ni nabirota yego uzongera naryamye na yewe no namane wala arakubise n'undi munsi we peti yego urakoze kandi Imana iguha umugisha burya keba kajya wamugarura wallahi shaka njame hano nzabyoka inkoni z'ikibuno bantu wese zakize kiramani jin abantu gutundi bamukubita yewe